reba mugenzi wawe umuterere haleluya haleluya hindura haleluya uyu munsi n'izina ry'Imana Data n'iry'Umwana n'Umwuka Wera izawe bizuke mu izina rya Yesu. Mufakana mubaze ngo ariko urizeye kweli mubaze ngo urizeye Muntise Bibiliya bizeye biremera tugiye kurema ibintu bikomeye cyane salola limasimagaye otefare klo ariko buri muntu ufite amaguru ugishoboye asimbuke ya maguru tuyahanurire tuvuga cyane ngo amen umuntu wese ushoboye kuva hasi mu mbaraga ziwe ngiye kuzamura Bibiliya hejuru buri wese asimbuke ngangwiro zitatu abantu amaguru amere mu izina rye hagarara aho ngaho ufata Bibiliya hagarara Pastor Michel natambuka ariko Pastor uyu mwaramukunze cyane hagarara nawe hariya habanza hirya naje ndagara ahantu hagati hari ibintu bigomba gukoreka reka nkubwire inama uku gusimbuka ntibibuzuza ariko reka tubaze tuvuze akaruru rimwe kabiri gatatu Mane gumugisha Pastor kuramya bigomba kujana n'igitambo iki naco ni igitambo turi gutanga ni igitambo tukazugira kuzagera ku bikomeye utaratanze sacrifice yo gusenga cyane yo kwiriza ubusa yo gutanga amafaranga yo gukunda abantu ni sawa ndakumvisha ko ari sawa tuvuga tugiye mwabasore mwe muri arrange muri tayari okay tugakongera dusimbuke tubwire Imana ngo ma urakoze ko byemeye biremeye aba pastor uramusimbukira urasimbuka ureba hariya uzamuye amaboko na Bibiliya nawe usimbuka ureba hariya natwe dusimbuke tureba hano bino
hasigaye indirimbo 11. Iyi mwe yikureho hasigare 10. Subire mbabwiriza isigaye. Nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi nkarebera mu madirisha azure ibyanjye bapfuye masezerano azabarika